Yes, ikaze kuri ukurikira JTM4 nizere kumeze neza cyane kandi ukomeje kugenda ugubwa neza ukurikira YouTube channel yanjye ari nayo yanyu, aho tugiye tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ndi Jean Didier Tumukunde. Abantu benshi ntabwo bari banzi ariko ntekereza ko noneho bamenye. Uyu munsi hari abatari banzi ariko babashije kubona n'isura y'uwo bari basanzwe bakurikira mu biganiro. Uyu munsi hari breaking news nzanye ntangiranye na bino biganiro bizajya byibanda cyane cyane mu buryo bw'amavideo. Breaking news igendanye n'uburyo Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko yirukanwe na Perezida Diomaye Faye Bassirou, akaba ari iyirukanwa ryabayeho ariko rigateza impungenge mu bantu cyangwa se muri Afrika muri rusange. Ngira ngo reka tubanze twumve uko byagenze muri kino kiganiro. Ubundi naguteguriye ko ndibuze kubwira icyo bapfuye, nakubwira amateka ya Diomaye Faye na ya Bassirou Diomaye Faye, nakubwira na ya Ousmane Sonko uburyo yagiye afungwa cyane cyane ari kumwe n'uyu nguyu Bassirou Diomaye Faye n'inshuti ye icyo gihe bari kumwe mu ishyaka rya PASTEF, ariko kugeza ubu ngubu bikaba birangiye amwirukanye aho yaramwungirije ku butegetsi. Reka tubanze twumve dutangirana n'ijambo cyangwa se ubwo leta yasomaga itangazo ryo kumwirukana yariturutse ku iteka rya perezida. La parole est à vous pour donc cette Ijambo rero ni iryanyu kugira ngo musomere itangazo na hanyu. c'est à vous. Mesdames et messieurs, Bagore namwe bagabo, hakurikijwe iteka nimero 2026 11 ryo ku itariki 22 Gicurasi 2026, Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Bassirou Diomaye Diakhar Faye Diakhar Faye a mis fin aux fonctions de monsieur yakuye ku mirimo Bwana Ousmane Sonko wari Minisitiri w'Intebe, et par conséquent à celle bityo bikaba binasoje inshingano z'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta bagize guverinoma. des membres du gouvernement sortant sont chargés Abagize guverinoma isoje manda bahawe inshingano zo gukomeza gucunga ibikorwa bya buri munsi, le 22 mai bikorewe i Dakar ku itariki 22 Gicurasi 2026. 1128 mettant fin aux fonctions Iteka nimero 2026 1128 rikura ku mirimo Minisitiri w'Intebe. notamment en ses articles 4 Perezida wa Repubulika ashingiye ku itegeko nshinga cyane cyane mu ngingo zaryo ya 42, ya 43, 49, 53 na 56, ashingiye ku iteka nimero 2024 1921 ryo ku itariki 2 Mata 2024 ryashyizweho Minisitiri w'Intebe, ndetse no ku iteka nimero 2025 1430 ryo ku itariki 6 Nzeri 2025 rigena abagize guverinoma ategetse ibi bikurikira. article 1er Ingingo ya mbere, Bwana Ousmane Sonko avanywe ku mirimo ye nka Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Senegal. République du Sénégal. Article 2. Ingingo ya kabiri, Décret sera iri teka rizatangazwa mu igazeti ya leta ya Repubulika ya Senegal. Sénégal. Fait à Dakar Bikorewe i Dakar ku itariki 22 Gicurasi 2026 na Perezida wa Repubulika Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ndabashimiye kubwo kubitega amatwi. Yes, ngira ngo wabyumvishe numwe mu bantu bakomeye cyane Ousmane Sonko cyane cyane mu rugamba rwo gushaka ubusugire bwa Afrika. Reka tubanze twumve gatoya indi video, tunareba indi video gatoya ya Ousmane Sonko ubwo yanengaga Perezida Trump, ubwo Trump yavuga ko ari umwe mu bayobozi bakwiye Prix Nobel de la Paix cyangwa se igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ibi ngibi byagiye bivugwa hirya no hino mu itangazamakuru kugira ngo mwarabyumvise, ariko ntabwo Ousmane Sonko yabyihanganiye cyangwa se ngabibone atuze, yarabinenze mu minsi yashize. Reka tubanze twumve ino video ho gatoya turagaruka mu kanya. Bisa naho Perezida Trump ahora abaza abantu bose bahuye nawe niba akwiriye guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Njye mbona nta mpamvu yo gusubiza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ikibazo cyonyine gikwiriye kwibazwa ni iki: mu mwaka umwe umaze ku butegetsi ayoboye igihugu gikomeye kurusha ibindi ku isi, aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isi yaba yaragize umutekano kurushaho? Ese isi yarushijeho gutekana? Ese isi iri mu mahoro? Niba igisubizo ari oya, ni uruhe ruhare rwe bwite muri uku guhungabanya isi?
qui apparemment est devenue isa niyabaye mbi kandi iteje akaga kuri bose harimo nawe ubwe. quel objectif était assigné? Niye ntego yari igamijwe mu makimbirane na Irani C'était de remplacer un régime yari guhindura ubutegetsi. Ibyo ntibyashobotse. Ubwo butegetsi buracyahari ndetse mu buryo bukakaye kurushaho. la plus dure va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu nta kindi zasaruyemo usibye kuba zigomba kugirana ibiganiro n'ubwo butegetsi. Réduire les capacités balistiques. Kugabanya ubushobozi bwa misile za Irani ntibyagezweho. Guhatira Irani kureka burundu gahunda zayo z'ingufu za nucleaire, iza gisivili n'iza gisirikare ntibyagezweho. Nta ntego nimwe yagezweho, nyamara isinjijwe mu kajagari kadasobanutse. Bwana Trump si umuntu w'amahoro, ni umuntu uteza umutekano muke ku isi. Monsieur Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Kugira ngo urabyumva uko uyu Ousmane Sonko yagize atya akavuga Donald Trump mu buryo butari bwiza cyane. Urumva ni nyuma y'intambara iri kubera amasazo hagati muri Iran, bikavuga ko bishobora kuba byaba ibibazo kuri we cyangwa se bitaba byiza kuri we. Yakimara rero kwirukanwa nimugoroba kuva ku munsi wo kuwa gatanu tariki 22 ukwezi kwa gatanu birumvikana yahise ajya iwe ahitwa Kere Gurgi, akaba yahise yakirwa n'abaturage rwose mu buryo bwiza cyane, aho nk'uko bibona kuri iyi video. President Ousmane Sonko! President Ngira ngo Ousmane Sonko! President Ousmane Sonko! Exceptionnel! Le président... abaturage bari benshi cyane. Ousmane Sonko hamwe na Bassirou Diomaye Faye, abo bombi bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye bari kumwe mu ishyaka ari n'inshuti. Ishyaka ryabo ni PASTEF nk'uko nagiye mbikubwira. Ishyaka ryagiye rihura n'ibibazo bitewe n'uko ryaharaniraga ubwigenge bwuzuye cyangwa se sovereignty na full independence ku gihugu cya Senegal. Byaje gutuma bagenda bahangana na Macky Sall wari uyoboye iki gihugu cya Senegal. Icyo gihe habaho gufungwa, habaho guhagarika ishyaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Guhera 2021 kugeza 2024 hajya baho itabwa muri yombi n'ifungwa rya Ousmane Sonko bitewe n'ibirego bitandukanye yagiye abazwa cyangwa se ashinjwa. Ibyo ngibyo tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye kugira ngo niba utagize ubasha kubikurikira ubashe kuba wabimenya. Bwa mbere habayeho ifatwa hari mu kwezi kwa gatatu 2021. Icyo gihe Sonko yatawe muri yombi ku itariki 3 kwezi kwa gatatu 2021 ubwo yari yagiye mu rukiko kuburana ku birego byo gufata ku ngufu no gutera ubwoba bwo kwica ibyari byatanzwe n'umukozi wo muri salo ya massage cyangwa se spa witwa Adji Sarr. Ni uyu mukobwa ubona kuri screen. Icyo gihe ubutegetsi cyangwa se urukiko rwagiye rumurega icyaha cyo gufata ku ngufu, ariko araburana nticyamuhama, bamuhamya icyaha cyo konona urubyiruko. Icyo gihe bivuze ngo si byari ngombwa ko yaba yamufashe ku ngufu cyangwa se yakoze ibyo kumufata ibikorwa byo kumufata ku ngufu. Byashoboka ko wenda bamushinje ko yanamurebye nabi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Babyita youth corruption cyangwa se konona urubyiruko. Icyo gihe yarafunzwe, afungurwa nyuma y'iminsi 5. Ku yindi nshuro ya kabiri n'ubundi hari 2023 ubwo yafungirwaga iwe agakumirwa. Ibyo hari nyuma yo gukatirwa mu kwezi kwa Kamena, ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu 2023 nyine igifungo cy'imyaka 2 ku cyaha cyo konona urubyiruko n'ubundi kubera cyaha cya mbere. Bivuze ngo bwa mbere yagiye mu nkiko, bwa kabiri mu 2023 izo manza zakomeje kugenda zikururukana, bigeze mu kwezi kwa gatandatu abana gukatirwa imyaka 2. Icyo gihe rero yarageze ku mwere ku cyaha nyine cyo gufata ku ngufu, akaba yaramaze ibyumweru byinshi afungiye iwe mbere yuko afungwa ku mugaragaro. Ifatwa noneho rya gatatu ni ifatwa ryo muri Nyakanga 2023 ku itariki 28 Nyakanga, no kuvuga mu kwezi kwa 7. Yongeye gutabwa muri yombi iwe mu rugo i Dakar. Mu bategetsi bamushinja gushishikariza abaturage
kwigomeka, kugambanira igihugu, guhungabanya umutekano rusange n'ibindi byaha bitandukanye bifitanye isano na politiki hamwe n'umutekano. Bidatinze nyuma y'ibi ngibi nibwo leta yaje guhita isesa ishyaka rye PASTEF. Muri icyo gihe yarafunzwe, Sonko akaba yaragiye akora imyigaragambyo itandukanye yo kwicisha inzara. Ikindi yajyanywe kwa muganga mu gihe runaka kubera ibyo bibazo byo kwicisha inzara, akagira ibibazo by'ubuzima, akomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa gatatu 2024. Yamaze rero igihe cy'amezi agera kuri 7, amezi 7 n'igice gutyo, kubera ko yafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa 7 2023 kugeza mu mpera z'ukwezi kugira hagati mu kwezi kwa gatatu 2024. Rero yarekuwe nyuma y'itegeko ry'imbabazi cyangwa se ibyitwa mu rurimi rw'icyongereza amnesty, imbabazi za perezida, ryatowe mbere yuko habaho amatora ya perezida wa Senegal yo ku itariki yo mu kwezi kubona hariho umwaka 2024 nibwo yabaye ano matora. Abantu benshi rero bagenda bigaragambya bibaza uburyo adashobora kwemererwa kugira gute kwiyamamaza muri ayo matora. Icyo gihe nibwo yavuze ati n'ubundi ntihamamaze Diomaye Faye. Habaho n'imvugo ivuga ko Sonko ari we Diomaye cyangwa se Diomaye ari we Sonko, ntaho batandukaniye. Iyo mpamvu bitewe n'uko abantu bari bazi Sonko cyane kandi ari we wahisemo Diomaye, birangira bamutoye bavuga bati n'ubundi ntaho batandukaniye. Akimara gutsinda amatora rero Bassirou Diomaye Faye nibwo haje kubaho ukutumvikana kwaturutse ku bintu byibura bigera nko kuri 3 cyangwa se 4. Icyambere ni ukwibaza ngo ninde uyoboye mu by'ukuri. Sonko yari afite ubwamamare mu baturage, ikindi ayoboye ishyaka PASTEF riri ku butegetsi, ariko mu by'ukuri ku rundi ruhande uri ku butegetsi ari Bassirou Diomaye Faye. Bikagaragara ko Sonko akomeza kugira igikundiro mu baturage mu gihe undi afite ububasha bwa perezida. Kubw'iyo mpamvu bigenda bibaho kutumvikana, hakomeza kubaho ibibazo mu itangazamakuru, baba comparinga cyangwa se bagenda baba kubitanya imitwe, bigenda bityo. Ikindi kintu cya kabiri cyabayeho ni ukutumvikana ku bukungu n'icyitwa umubano na IMF cyangwa se ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu. Sonko ntiyifuza ko igihugu cya Senegal cyakomeza kugirana umubano mwiza cyangwa se umubano gisanzwe gifitanye na Senegal. Kubera iki? Gikomeza gutuma IMF ikomeza gutuma igihugu cya Senegal gikomeza kuba mu madeni akomeye cyane, ashobora gutuma ntaho cyazigera kigera. Ariko ku rundi ruhande ni mu gihe Bassirou Diomaye Faye ari nawe perezida, bitewe n'uburyo hagiye habaho lobbying cyangwa se abaturutse muri IMF n'indi miryango mpuzamahanga yagiye imwegera cyane, ugasanga bari gushaka ko akorana nabo, biza kurangira yumva ko nta bundi buryo bugomba kubaho usibye kugirana ibiganiro na IMF. Umubano hagati ya Bassirou Diomaye Faye n'imiryango mpuzamahanga ibyo bindi mu rw'icyongereza bakunda kwita pragmatic, kwa kundi perezida cyangwa se umuyobozi mukuru ashobora kwanga kwiteranya, kwanga gufata umwanzuro ushobora kuba watuma habaho izindi nkurikizi zitari nziza cyane. Ibyo ngibyo rero nibyo Sonko adashaka. Sonko iwe avuga ko akunda kugira bya bindi byitwa Pan-Africanist rhetoric cyangwa se imvugo za politike ariko z'aba Pan-Africanist zidatinya kubwiza ukuri abanyamerika, zidatinya kubwiza ukuri abanyaburayi, zidatinya kubwiza ukuri abo mu burengerazuba. Ibyo byose bigatuma habaho ukuntu batumvikana. Ibyo ngibyo bihura na IMF nuko n'ubundi IMF ari ikigo mpuzamahanga gisa nkaho gifitanye isano n'uburengerazuba bw'isi. Ikindi cyabayeho muri bino bigendanye na IMF nuko IMF nyuma mu minsi yashize yashyizeho gahunda yo kwanga kuguriza andi mafaranga Senegal, kubera ko yavuga ko hari amafaranga yaje gusangwa Senegal yarahishe nk'imyenda. Senegal
yarimo imyenda ntiyayigaragaza, yemwe ntiyanayishyura n'imyenda ingana na miliyari imwe n'ibihumbi na miliyoni 800. urumva ko n'amafaranga menshi cyane, ubwo ni z'amadolari birumvikana, n'amafaranga menshi cyane ku gihugu nka kiriya. Ibi byose byakomeje kugenda bitera umwuka mubi. Abandi basesenguzi bakavuga ko iyi gahunda ya IMF ariyo kugira ngo igihugu cya Senegal gitangire cyumve ko kiri ku gitutu, ku buryo na Sonko ibyo yavuga Bassirou Diomaye Faye adashobora kugira gute kuba yabyemera. Ubundi buryo bwatumye badahuza cyangwa se bakomeza kutumvikana n'uburyo bwo kuyobora igihugu, uburyo igihugu kiyoborwa. Namaze kubigarukaho, uburyo Bassirou Diomaye Faye ashaka ni uburyo kugira ngo atiteranye n'ibigo mpuzamahanga cyangwa se imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu bikomeza gushyira igitutu ku bihugu bitandukanye byo muri Afurika, mu gihe Sonko we yumva ko ntacyo ibyo ngibyo bimubwiye. Muri make ameze nk'uko tubona ba Traoré, ba Assimi Goïta muri Mali na ba Chiani muri Niger. Ubwo buryo butandukanye bwo kuyobora igihugu butuma bashwana cyangwa se batumvikana habe na gatoya. Ikindi cyabayeho gikomeye ni amakimbirane imbere muri PASTEF cyangwa se irashyaka, kubera ko nubwo Bassirou Diomaye Faye yari ku butegetsi nka perezida, Sonko yakomeje ayoboye ishyaka cyangwa se agira popularité mu ishyaka. Ikindi byashe gutuma habaho ugucikamo kabiri kw'ishyaka hagati mu ishyaka, bamwe bajya ku ruhande rumwe abandi bajya ku rundi, bituma habaho gukomeza guterana amagambo. Nyuma Sonko icyo nakubwira nuko muri Gicurasi 2026 ni Faye muri Gicurasi 2026 cyangwa se nyine ni muri kuno kwezi kwa gatanu, Faye yigeze kuburira ku mugaragaro ko ishyaka rishobora gusenyuka niba ayo makimbirane akomeje hagati mu ishyaka. Sonko nawe yari yaraburiye imbere yuko PASTEF ishobora kureka gushyigikira leta Faye naramuka atandukiriye amahame y'ishyaka. No kuvuga ngo iri shyaka rifite ayo mahame cyane cyane ashingiye kuri Senegal sovereignty cyangwa se ubusugire bwuzuye bwa Senegal. Sonko akavuga ko cyangwa se akabona ko Faye akomeje kugenda atandukira aya mahame ya PASTEF. Akavuga ko rero PASTEF igomba kureka gushyigikira leta ikivana mu bikorwa bya leta niba Faye perezida w'iki gihugu adahindutse. Ikindi nakwibutsa nuko Sonko yagiye agaragaza ko adashaka guhirika perezida uriho, icyo ashaka ari uko intego z'ishyaka zubahirizwa, intego bari bafite mbere yuko bagera ku butegetsi bombi. Ikindi cyagiye kibaho cyatumye basa nkaho batagirana umwuka mwiza hagati yabo n'ukunengana ku mugaragaro hamwe no guhangana, aho amaherezo amakimbirane yaje kujya ku mugaragaro. Murabizi nkuko twe twamaze no kubibona, Perezida Sonko Minisitiri w'Intebe Sonko yagiye mu nama avuga ko Perezida Faye yemeye kuvuga ibitari ukuri imbere ya Trump. Yemeza ko Trump ari umuntu muzima kandi atari umuntu wakabaye utakwa bingana n'ibyo Faye yakoze ari imbere ya Trump. Ibyo byose byagaragaraga nko guhangana n'ayandi madisikuru yagiye abaho hagati aho ngaho, yagiye atuma habaho ukutumvikana no guhangana ku mugaragaro. Ibyakomeza kuzamura ikibazo mu itangazamakuru hagati y'aba bagabo uko ari babiri. Ngaye nguko rero nuko uko bimeze. Reka tuze gukurikirana uko biri buze kugenda. Iyi ni inkuru ikomeza kugenda idevelopa uko iminota igenda yiyongera cyangwa se uko amasaha agenda yicuma, ku buryo ni byinshi biza gukurikiraho. Abantu bategereje icyo Sonko ari buze gusubiza. Ese koko hashobora kuza kuba amakimbirane ashingiye ku gisirikare cyangwa se Sonko ari buze gutuza?
ariko bisa nkaho bitari buze koroha kubera ko abaturage batangiye kujya ku ruhande rwa Sonko ku buryo bugaragara, ku buryo Sonko nawe ubwe igitutu cy'abaturage cyangwa se uko gushaka kw'abaturage bishobora gukomeza kumukomanga ku mutima, binashingiye ku byo we asanzwe yemera cyangwa se yizera, bikaba byatuma yinjira mu mirwano ikomeye cyane hagati ya Diomaye Faye nawe ubwe. Ikindi mu burengerazuba bwa Afurika, ikintu cyo kwitega hariya hari impinduramatwara ziri kubaho zishobora gutuma Sonko abona abayoboke mu gisirikare, abasirikare basanzwe bari ku ruhande rwa leta bakaba bajya ku ruhande rwe, abumva neza impinduramatwara imeze nk'iyo muri Burkina Faso cyangwa se Mali hamwe na Niger. Ikindi ntabwo Abarusiya babura gufasha Sonko aramutse yabyifuje, intambara ikarota kandi ushobora gusanga bibaye ngombwa ko za mpinduka Sonko yifuza zibaye. Ikindi wenda umuntu ushaka kwibaza ginateye impungenge kugeza ubu ngubu, muruka ko mu minsi yashize umuhungu wa Gaddafi washakaga impinduka zimeze nk'izo ngizo nawe yarishwe. Abantu bavuga ko bishoboka ko bifitanye isano n'ubundi n'urupfu papa we Gaddafi yapfuye. Ese koko twabona ko cyangwa se twakwizera ko uyu Sonko ari safe cyangwa ari umuntu udashobora gukorwaho bitewe n'ibintu biri kugenda bigaragara n'uburyo ibintu biri kugenda bihinduka muri biriya bihugu, kubera ko uburengerazuba bw'isi biragoye ko bwa supportinga cyangwa se bwakwishimira bukanakira mu buryo bwumvikana izo mpinduka zishobora kubaho, no kuba AES ibihugu ko ari bitatu, Mali, Burkina Faso na Niger, byakwiyongeraho igihugu cya Senegal bigakomeza gutyo kuko haba hatangiye kubaho cya kintu cyitwa domino theory, kwa kundi igihugu kimwe niba cyafashe umwanzuro runaka n'ibindi biri buze kugenda bikurikiraho mpaka Senegal byakunze, Togo byakurikiraho, Ghana yakurikiraho n'ibindi bihugu bitandukanye, kandi ibyo byose nta burengerazuba bubyifuza. So ni ikibazo gishobora no gushyira mu kaga umutekano wa Ousmane Sonko. Ngaho kuko rero ukomeze ukurikire JT Info, amakuru nk'aya ngaya azajya kugeraho buri gihe. Ikindi ube hafi yacu ukande subscribe n'utarigeze ubikora, amakuru mashya yo nicyo kintu nkwijeje dufite hano ku bwinshi. Abantu bajyaga babimbaza bambwira bati mwihangane mutugezeho amakuru yo muri Burkina Faso, muri Mali, muri Niger, amakuru muri Iran, muri hirya no hino ku isi yose arahari kandi mu buryo bwihuse. Wowe kandi subscribe, ikindi niba ubishobora uze kudusharinga bamwe mu nshuti zawe, ubundi bajye badukurikira. Nta kindi kintu kidushimisha usibye kubona ko ibyo dukora mubireba kandi mukabikunda.